ujuvuge bya Yesu inshuti y'ukuri ngwino duhumurishe ibyo yagukoreye vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka jube ririmba kandi unasenga ujuvuge bya Yesu zumva ubabariwe no kubw'ubu nubwe tuzagera mw'ijuru vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugo ririmba kandi unasenga sinabura kuvuga iby'umusaraba we nkunda uwo mukiza kuko yanyitangiye vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugo ririmba kandi unasenga ujuvuge bya Yesu numvushiye ubusa kutita ku nshingano bitesha agaciro vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugo ririmba kandi unasenga ujuvuge bya Yesu nubwo wacogora va mu ntege nke zawe umwiyegurire vuga Yesu gusa bizakuyobora iteka ry'ubivugo ririmba kandi unasenga ubuhanuzi bwa Yesaya avuga kuri Mesiya nicyo cyigisho tugiye kureba nuko icyo tugiye kureba ni iki ngiki Yesaya atangira guhanura twarabibonye twarebye uburyo ki yarari hagati y'abantu b'iminwa yanduye ndetse n'umunwa we wari wanduye ariko Uwiteka amuhamagaye ndetse amubonye ari mu gishura rwose cyakuriye mu rusengero ngo yikubita hasi araraba ariko marayika amukozaho ikara maze arangije amaze kumukoraho aramubwira ati iri rigukozeho ibyaha byawe urabibabariwe gukiranirwa kwawe kugize gute kugukuweho. Yesaya aranezerwa yakira imbabazi z'Imana. Yari amaze kuzakira Yesaya yakoze umurimo n'undi akomeza ubuhanuzi nk'uko yari yabutumwe. Maze rero ageze mu gice cya 7 ku murongo wa 10 ahanura ibyo mwari uzasamira kandi uzabyara umwana witwa Emmanuel. Uzabyara umwana witwa nde? Emmanuel. Iteka yongera kubwira Ahazi ati saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe iki kuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko Ahazi aravuga ati ntacyo saba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo.
nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, wamwite izina Imanueli. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga, kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ikibi agakunda ibyiza. Kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza, igihugu cyabo bami bombi wazinutswe kizatabwa. Nguko uko Uwiteka yerekanye ikimenyetso nyakuri agihishuriye Yesaya. Mwibuke ko uyu mwami Ahazi yabwiwe gusaba ikimenyetso, aravuga ati ariko singiye kugondoza Uwiteka. Yari afite kwizera yuko ibyo Uwiteka avuze azabikora, ko azaboneshereza mu bami bari bagize gute, bari bashaka kuzabatera. Nuko rero icyabaye ni iki ngiki, Uwiteka ahita bajyana ku cyo ashaka ko bamenya. Ni nacyo uyu munsi wa none ashaka ko isi ya none imenya. Ashaka ko umuntu wese amenya yuko Yesu Kristo ari we Immanuel. Bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Umuntu wese akamenya ko Imana iri kumwe nawe. Umuntu wese akamenya yuko Imana imukunda. Umuntu wese akamenya ko Imana imwitayeho. Benshi ntibabisobanukirwa, benshi ntibafite kwizera, benshi bafite gushidikanya yuko Imana ari Imana yabo. Bafite byinshi bituma batizera. Ariko dukwiye kuva mu batizera tukajya mu bize yuko Imana yacu kandi izaza ikadutabara. Ibi rero nibyo Yesaya n'ubundi yahanuye, kandi Matayo aje nawe arabihamya. Nuko aravuga ati azabyara umwana w'umuhungu kandi azitwa Yesu, kandi ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa Imanuel. Yesaya mu gice cya 9 yongera kuvuga ibya Yesu Kristo ku murongo wa 5. Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete. Azagira gute? Uko niko byagenze. Yesu Kristo yavutse ari umutegetsi kandi ari umutware ndetse ari umujyana. Ese utekereza ute koko yari umutegetsi? Ategeka iki? Yategekaga icyaha kikava mu mutima. Yategekaga icyaha kikava hehe? Maze ubwo bwami bwo mu mutima akabwakira, akabwibiramo. Umunsi wa none dufasha kumubwira ati tegeka icyaha kigenda, tegeka uburakari bushire, tegeka kubeshya birangire, tegeka kwifuza birangire, tegeka kwica isabato birangire. Ariko ntabwo yabitegeka tutamwemereye. Reka tumwemerere ayobora imibereho yacu. Haleluya. Tumwemerere ayobora iki? Ayobora imibereho yacu. Yahanuwe ko ari we uzaza ndetse akaza rwose, ko ari we uzaza ndetse akazana ubutumwa bwiza. Yesu yarabihanura mu gice cya 61. Ndetse na Yesu ageze mu isi, bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, araharambura muri icyo gice, avuga amagambo akomeye ati dore umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, kuyansigiye kugira ngo bwize abakene ubutumwa bwe. Arabivuga, kibivuga baramufata, baramushushubikana, benda kumucugunya ku manga, ariko ntiyabura kubihamya ari Nazareti. Yesu Kristo yongeye kwigaragaza ndetse mu muhanuzi Yesaya, ubwo n'ubundi Imana yabigerekanaga uburyo ki Yesu Kristo imyenda ye izagaragurwa, ikagera gute? Ikagaragurwa mu maraso, ikagaragurwa uko azakubitwa inshyi. Yesaya 50:6, uko azacirwa amacandwe ku murongo wa 6 w'igice cya 50. Yesaya ibya Yesu Kristo byose byagiye bisobanurwa na Yesaya umuhanuzi. Yari yaravuze ko azaza, ndetse yari yanavuze ko Yohana umubatiza azamubanziriza. Azagira gute? Muri Yesaya igice cya 40, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya rero kirimo byinshi twahishukirwa, kirimo ibiryoshye ndetse by'umwuka byadufasha kugira ngo turusheho komatana na Kristo. Reka muri uyu mugoroba Yesu Kristo atugirire neza. Reka tuneshe kandi tumwitegereze.
niwe wahanuye ari amagambo akomeye cyane igihe yavugaga muri Yesaya 51 na 52 ko ari we, ndetse na 53 ko ari we gisate cy'urutare, ari we tugomba kwikubitaho, ndetse yamuhanuye yuko ari we ibuye rizagwira, ndetse yamuhanuye Yesaya ko ari we ubutware buzaba ku bitugu bye, ko ari we uzaba impongano y'abanyabyaha, ko ari we uzafasha abantu, ngo ndetse ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kiri kuri we, ngo imibyimba ye ko ari yagira gute adukirisha. Yesaya yamuvuzeho byinshi cyane bigoye ko twabisobanukirwa muri aka kanya gato ko gutangira isabato, ariko Imana y'amahoro idufashe. Haleluya. Eguka Mana y'amahoro idufashe, weguke udusabire, maze ubwo ugiye kudusabira uzirikane ibyo yahanuye kuri Yesu Kristo atarabaho mu myaka 700 imbere yuko Yesu Kristo aza, nibwo Yesaya yageze gute yabayeho. Yesaya rero tuzakomeza turi kwitegereza ibindi bintu yagiye agira gute ahanura, ndetse Yesaya yahanuriye n'amahanga benshi, ariko uyu munsi wa none ijambo rye riracyahari, ijambo rye riracyatubwiriza. Yavuze iby'irangira ry'iyi si byinshi tuzakomeza kongera gucukumbura, ariko ubwo twarebaga ibya Yesu Kristo Yesaya yagiye avuga, ntabwo ni mu nshamake, kuko umugaragu w'Uwiteka azaragiza amahanga inkoni y'iki, inkoni y'icyuma. Ntabwo rero ari ukubakubita, ahubwo n'ubutware bwe buba ku mitima y'abamwiyegurira, bakemera ko barwa ibyaha byabo, bakemera kubyatura, bakemera kubisibukira. Uyu mugoroba natwe tube muri bo, maze we kugira ibyo uryamana, kandi we kugira ibyo ukomeza kubana, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusubikira aha, hanyuma tuzasubukure ku wundi munsi mu izina rya Yesu. Udusengera cyane. Nabigire vuba rero, bigire vuba mu ijwi riranguruye. Dusengere senga, nta kibazo umeze gute uka cyane. Senga da banzu senge, badusange tugenda gake. Tata njya kwatinze, ugatujya kuryama, ugatujya kusabato, tugende tubane. Amen. Amen. Bakuzi cyane, Uwiteka abahe umugisha mu gihe mugiye